Ikaze kuri wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu makuru abagenda avugwa by'umwihariko muri byinshi bitandukanye tugenda tukugezaho kuri YouTube channel. Ni iby'agaciro cyane kuri wakoze subscribe, dore ko ugenda ubona ibiba bigenda bivugwa mu Rwanda, mu karere ndetse na byinshi tugenda tukugezaho kuri YouTube channel ya Bwiza TV. By'umwihariko twanya tunabigusesengurira kugira ngo urusheho kubyumva no kubisobanukirwa, ndetse tukakugezaho n'ibiganiro bicukumbuye kugira ngo urusheho no kumenya imiterere y'isi n'ubuzima tugenda tubamo umunsi ku munsi. Muri aka kanya ndaje ngo tuganire ku by'umwihariko kuri Padiri ukunzwe n'abantu benshi batandukanye, Padiri Ubald Rugirangoga, uzwiho Imana idasanzwe yo gusengera abarwayi bagakira indwara zirimo izananiranye, by'umwihariko n'izananiwe n'abaganga ndetse n'izo baba bamaranye imyaka myinshi zarananiye abaganga. Kuri ubu mu minsi ishize yaje gutangaza ko yanduye coronavirus. Iyi ngiyi ni indwara ya COVID-19 iterwa n'agakoko gashyashya ka coronavirus. Kuwa kabiri tariki ya 20 Ukwakira 2020 nibwo byatangajwe ko Padiri Ubald yanduye coronavirus ndetse ko ubuzima bwe butameze neza, ariko arimo kwitabwaho n'abaganga. Gusa ntabwo yavuze igihe amaze yaranduye iki cyorezo. Ni mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Facebook, aho Padiri Ubald yavuze ko amaze iminsi adakora isengesho rya rozari kuri uru rubuga ku mpamvu z'uko yanduye icyorezo cya COVID-19 ndetse ko ubuzima bwe butameze neza. Yakomeje agira ati, turisegura ko hashize igihe nta rozari ba mu minsi mike ishize. Padiri Ubald arabasaba ko mu musengera yanduye COVID-19 kandi ntabwo ameze neza. Yakomeje agira ati, arimo guhabwa ubufasha bwa ngombwa ndetse n'ubuvuzi kugira ngo abashe gukira vuba. Mu gihe cya vuba aramera neza ndetse azakomeze gukora isengesho rya rozari. Hagati aho mukomeze kumusengera namwe ubwanyu. Nyuma yuko atangaje ibi ngibi bikamenyekana, abantu benshi by'umwihariko abamukunda n'abamukurikira kuri uru rukuta rwe rwa Facebook bagenda bakurikira isengesho agenda akora, by'umwihariko kuri iyi shapure ya rozari agenda babwira, bagiye bagaragaza agahinda n'akababaro kuba uyu mupadiri yaba yanduye coronavirus, ndetse benshi bakagaragaza impungenge zitandukanye nyuma yuko bamenye ko uyu mupadiri Ubald uzwiho gusengera abantu bagakira ko nawe yaba yaranduye coronavirus, ndetse akanabasaba ko bamusengera, dore ko we yavugaga ko atameze neza. Ku munsi wo ku itariki ya 21, umunsi wakurikiyeho, nibwo ku rukuta rwa Facebook haje kuza inkuru ihumuriza nanone, by'umwihariko aho Padiri Ubald uzwiho gusengera abarwayi indwara zikomeye bagakira. Ubu hatangajwe inkuru yuko ari koroherwa nyuma yo kugaragaraho icyorezo cya COVID-19. Kuwa 21 Ukwakira 2020 nibwo byamenyekanye ko Padiri Ubald yari yanduye icyorezo cya COVID-19. Gusa kuwa 22 Ukwakira ku rukuta rwe hatambutse amakuru avuga ko ubu ngubu Padiri agenda yoroherwa, akaba arwariye mu rugo. Ni itangazo rigira riti, Padiri Ubald ari gutora agatege gake gake, ari kumererwa neza, ari kuruhuka bihagije kandi ari kwitabwaho, ntabwo ari mu bitaro, arimo arakira. Iyi nkuru yaje isa nkaho ihumuriza, by'umwihariko kuba bari bagaragaje ko bahangayikishijwe n'uyu mupadiri kubera kuba yagenda arwara COVID-19. Benshi bakibaza nimba yaba ari mu bitaro, dore ko hatari hatangajwe igihe yaba amaze arwaye COVID-19. Gusa noneho ku munsi wa 22 Ukwakira nibwo hatangajwe ko Padiri Ubald ameze neza, dore ko by'umwihariko ari kugenda yoroherwa ndetse ko atarwariye mu bitaro, ahubwo ari kugenda arwarira mu rugo. Ni mu bihe bya COVID-19 Padiri Ubald yakunze kugenda akorera amasengesho, by'umwihariko ry'ishapure ku rukuta rwe rwa Facebook buri munsi. Bitewe n'iki cyorezo cyamufashe, yaherukaga gukora iri sengesho ry'ishapure ku itariki ya 14 Ukwakira 2020. Byari biteganyije ko igihe azaba yakize azakomeza iri sengesho, by'umwihariko dore ko anavuga ko ari kugenda yoroherwa. Abenshi mu bakristo cyangwa se by'umwihariko ba Kiliziya Gatolika bari bishimiye ko yagenda yoroherwa, akaza agakomeza kugenda babwira
iyi shapure ya rozari agenda akorera ku rukuta rwe rwa Facebook. Ni byinshi by'umwihariko abenshi bagiye bagaragaza ko bababajwe cyane nuko Padiri Ubald yari arwaye coronavirus, dore ko ahanini ari umwe mu bagenda bafasha abandi gukira, noneho nawe akaba yari yarwaye. Ni ibintu byagiye bishengura benshi, abenshi bakumye kugenda babyibazaho, ariko ku munsi w'itariki ya 22 Ukwakira hasohotse inkuru ihumuriza ivuga ko Padiri Ubald ari kugenda yoroherwa. Ubald yatangiye gusengera abantu mu mwaka w'igihumbi 1987, ariko icyo gihe ngo ntabwo yashoboraga kumenya nimba hari uwakize cyangwa utakize. Cyakora ngo hari abagarukaga nyuma y'icyumweru kimwe, 2 cyangwa 3 bakamubwira ko bakize, dore ko abenshi bagendaga atamenya nimba bakize cyangwa batakize. Ngibi ibiri kuvuga kuri Padiri Ubald. Nizere ko ari inkuru nziza ihumuriza abakomeje kugenda ndetse n'abagenda bamukurikirana mu masengesho yagenda akora ku rukuta rwe rwa Facebook, ndetse n'abakomeje kugenda bamusengera, ubwo barumva ko amasengesho yabo ari kugenda afata, dore ko uyu mupadiri ubu ngubu arwariye mu rugo ari kwitabwaho n'amaganga, dore ko arwariye iwe. Ni nyuma y'uko ishapure ya rozari yagendaga atangaza kuva ku itariki ya 17 Ukwakira atagiye yongera kuyikora, ariko bitegerejwe ko namara kuba yakira yaba yagaruka agakomeza iyi shapure ya rozari agenda abwira abakirisitu gatolika by'umwihariko bamukurikira ku rukuta rwe rwa Facebook, agenda akoreraho ibi byinshi bitandukanye. Kangushimire wowe wamaye umwanya wawe kuva aho nahereye kugeza aho nsoreje ahangaha, by'umwihariko ushobora no kumpa igitekerezo aho ngaho muri commentaire, by'umwihariko tukashobora kugenda tubana. Ese wowe iyi nkuru ya Ubald by'umwihariko itangaza ko ari kugenda yoroherwa uyakiriye ute? By'umwihariko kugenda utubwira byinshi bitandukanye muri commentaire. Ese wowe waba waramusengeye, by'umwihariko nkawe ugenda umukurikira mu masengesho agenda atanga ya rozari kuri Facebook, wowe bimeze bite? Nta gitekerezo cyawe kirakenewe aho ngaho muri commentaire kugira ngo tugende tunarushaho kubana. By'umwihariko kubyumva nuko ugenda umufata muri rusange. Uyu mugabo byakunze kugenda bivuga ko bitewe nuko Kiliziya Gatolika agenda yigaragazamo cyane, bigaragara ko ashobora kuba ari umunyapolitike, akagenda avuga ko atari umunyapolitike. By'umwihariko Ubald mbere yuko yinjira mu gipadiri akaba ari ngo umuhamagaro wamujemo akaza kuba yajya mu gipadiri, dore ko we avuga ko ari ijwi ry'Imana ryamujemo, agahitamo kwiyegurira gukorera Imana muri rusange. By'umwihariko ahasengera abantu bagakira kuva mu mwaka w'igihumbi 1987 atangiriye umurimo wo kugenda asengera abantu batandukanye bagakira, by'umwihariko bamwe bakagaruka nyuma y'icyumweru cyangwa ibyumweru 2 bamugaragariza ko bakize. Gusa we icyo gihe ntabwo yamenyaga nimba umuntu yakize cyangwa atakize. Gusa bamwe mu bapadiri bagiye bavugaho byinshi bitandukanye, by'umwihariko mu buzima bwe akarangwa na byinshi bitandukanye, kugeza aho ubu ngubu asigaye asengera abantu bagakira, by'umwihariko anagenda akora byinshi bitandukanye kuva corona byatangira, by'umwihariko insengero zigafungwa. Bamwe mu bafashije abayoboke ba Kiliziya Gatolika kuguma mu mwuka bagenda bafasha kugenda bakora amasengesho yabo ku rukuta rwe rwa Facebook ariho biciye, dore ko noneho abenshi bari bagize n'agahinda ko kuba yarwaye coronavirus, ariko hakaba haje inkuru nziza yuko akomeje kugenda yoroherwa. Nawe kubwiye urama igitekerezo, by'umwihariko nawe ubonye iyi video bwa mbere utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe, uzagenda ubana natwe muri byinshi bitandukanye tujya tukubwira mu makuru abagenda agezweho mu Rwanda, muri Afurika, mu karere by'umwihariko, ndetse niba bigenda bivugwa ku isi muri rusange. Ni byinshi tugenda tukugezaho bakarushaho kumenya no gusobanukirwa ibiba bigezweho. Ni iby'agaciro cyane kuri wakoze subscribe, nawe utarayikora rwose nakubwira ati nyaruka bakore subscribe, uzagenda ubana natwe umunsi ku munsi. Nababwira ati kankomeze mbashimire mwege tubana umunsi ku munsi, mukomeze mugubwe neza, muhaye muronke ibyo mukora byose bibyana umusaruro, muhahe mubonemo inyungu, by'umwihariko mukomeze mugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe.